arangije nsanga afite amarira yamurenze. Burya Imana igitugirira neza, aranzungurutsa inzu yose arambwira ati ikigeragezo mfite urakizi nti ngira ngo ni n'urugamba rukomeye. Arangije arambwira ati ikintu cya mbere kindemereye ngira ngo usengere nti ati ndagira ngo nsengere nabuze Apeti. Ye baba Yesu we shato bista kita enemora draya. Ati nabuze Apeti, anjyana mu mafirigo arafungura. Ati wabonye inkoko zirahari, imbuto zirahari, tokere mora sala bista waikita enema. Arantembereza mu bikona akajya ambwira tumva ati dora ya namaji. Ati ariko ndagenda nyonga, ati narumye, ati kurya byarananiye mwene data, ati ndagira ngo nsabira Apeti. Yewe Yesu we, nahise numva abaye nk'umuntu ngutura umugongo. Kandi ubwo ari kumubwira ati nabuze Apeti, nta narebye ukuntu iminwa yumye, nta narebye ukuntu no kuvuga mwami Yesu kuzamura umwuka, numvaga umwuka utari kuzamura. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese kandi inshuti y'abavandimwe bakurikiye IHUMURE TV. Umwami Imana akomeze kubaha amahoro kandi abahazi imigisha. Murakoze cyane. Ndatangira mbibwira n'ubundi amazina ni Ev.Gihozo Grace. Ndi umudamu w'abana babiri nk'uko musanzwe mumenyereye, n'abandi babiri ndera. Ubwo nibane Yesu aduhana umugisha. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro, kandi umwuka wera bari we ukiyobora, imbaraga z'abantu zibure, ahubwo imbaraga z'Imana barizo zigaragara. Kandi nawe uri bukurikirira ijambo, umucyo w'Imana ukuvire, wakira umugisha uturutse ku Mana. Turagushimiye uhoraho nyagora ku ngoma Imana, turaguhimbaje kubw'imirimo n'ibitangazo ugira. Duhamagaye amaraso yawe kugira ngo agaragare kuri twe, duhamagaye imbaraga zawe kugira ngo zigaragare kuri buri muntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro. Kandi mwami, imbaraga zawe, umucyo wawe ukomeze kubavira. Duheje imbaraga z'umwijima, dukojeje isoni imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu. Ibyarwanya buri muntu wese muri iki kiganiro birwanye, kandi imbaraga zawe, imbaraga z'ubutatu bwera abarizo zigaragara. Turagushimiye kandi turaguhimbaje kuri Imana izi ubwenge kandi izi byose, itabasha kurogoya umugambi mu izina rya Yesu, ahubwo ibyo wavuganye natwe no kubikora urabikora ukabiherekeza kubw'ijambo ryawe. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma tugiye gutangira tuganira ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimutinye, ntimukuke imitima, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Turaza gusoma rero n'ubundi ijambo ry'Imana muri Matayo ibice byaho 8 umurongo wa 23. Kadusome. Titire y'ijambo iratubwiye ngo aturisha inyanja. Imana ibanza igira ibintu iturisha, ibanza igira ibintu isinziriza guhera. Umurongo wa 23 aratubwiye ngo yikira mu bwato abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burarengerwa, umuraba wisuka muri bwo, ariko we yarasinziriye. Imana idutabare. 25 tubwira ngo baramukangura bati databuja dukize turapfuye. Arabasubiza ati ni iki kibateye ubwoba, mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka cyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Haleluya. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana rigufashe, nanjye rimfashe, twese ritugirire neza. Muri aka kanya tugiye kuganira kuri iri jambo rya riratubwire ngo Yesu yagiye mu bwato ariko abigishwa bajyana nawe. Bigaragara ngo nubwo Yesu uhagaze mu kibazo ariko ugihagazemo na Kristo akizi, yarabanje kugicamo. Nta kintu n'iki na kimwe tuzigera twireguza imbere y'Imana. Arangije ngo igihe cyarageze Yesu afatwa n'agatotsi.
Aleluya. Ngarasinzira, ngamaze gusinzira aba bigishwa ngo bagira ubwoba, umuyaga wisuka mu nyanja, ngo ubwato bwenda kubamena, baratitira baratengurwa ntibibuka imbaraga z'Imana. Banza nawe urebe umuyaga wisutse mu byawe, banza nawe urebe ahantu uhagaze urasanga hari umuyaga w'ishuheri, nyamara uri gutaka, uri muri ingingo Imana, ukabona Imana imeze nk'itakureba. Kristo ngo yari asinzira, ariko ndakuzanira ijambo rivuga ngo kangura Yesu. Haleluya. Kandi umukanguza ibitekerezo byo kwizera. Ngo Yesu akimara gukanguka ngo arababwira ngo mwaba afite kwizera gukemwe, ni iki kibateye ubwoba? Haleluya. Mbese ni iki gishobora kugutera ubwoba? Muri ako kazi ni iki cyagukanga kandi uhagararanye na Yesu? Nubwo Kristo ameze nk'usinziriye mu kibazo cyawe, ariko asinziriye amatwi yumva. Haleluya. Asinziriye amatwi yumva, asinziriye amaboko yari gukora, asinziriye ubwenge bugitekereza, abaye nk'ukwirengagiza, ariko ntabwo ari uko yakuretse. Mu masengesho uri gusenga, mu bibazo byose ufite, arimo arakumva. Haleluya. Imbaraga z'Imana zikubeho kandi umucyo w'Imana ukuvire muri ubwo burwayi bwawe. Yesu asinziriye ariko akumva, uko urimo gutaka arimo arakumva. Nubwo yabwiye Mose ngo Mose ni iki kigutakisha, ariko si uko atari arimo kureba ibimutakisha. Yari arimo kureba ko Mose ageze mu rugamba, yari arimo kureba ko Mose ageze mu makuba, ariko aramubwira ngo ni iki kigutakisha Mose. Haleluya. Ndakwifuriza kuba hafi y'Imana cyane, ndakwifuriza gukora ku ikanzu ya Yesu kugira ngo icyago cyawe gikire. Hanyuma ngo uyu muyaga, Yesu yarabyutse araguturisha, umuyaga uramwumvira. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose Yesu yategetse birumva. Yesu yategeka amafaranga akakwitaba, Yesu yategeka agaseke k'amahoro kakakwitaba. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo utwo kurya duke dukakaye turuta ubutunzi bwinshi bwuzuye impagarara. Byashoboka ko wagira ubutunzi ariko ukabura ibitotsi. Yesu we yategeka ibitotsi bikakwitaba, yategeka amahoro akakwitaba. Iyo nyanja iri imbere yawe ni Kristo wo kuyiturisha, ni Kristo yo kwibwira ngo ceceka, nta ruhande ufite ku buzima bw'umwana wanjye kuko uri ikiremwa cye kandi Imana iragukunda. Ariko ijambo ry'Imana ryo riratubwiye ngo reka dusome irindi jambo ry'Imana muri Zaburi 128, niho tugiye gusoreza. Turahera ku murongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Aratubwira ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, ngo kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye, uzajya wishimira, uzahirwa. Amen. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu wubaha Uwiteka. Ntabwo hahiriwe umuntu ufite amafaranga, ntabwo hahiriwe umuntu ufite ibya mirenge, ahubwo hahiriwe umuntu wubaha Uwiteka. Byaba byiza ugize ibyo bintu ariko ukagiramo n'Uwiteka, kuko iyo ufite Uwiteka uba ufite byose. Waba waratakaje ikintu gikomeye, kubura Kristo mu bugingo bwawe, kugira ngo umwami Imana ubwo azaza agahamagara amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo, nawe azakurebe kandi azakubone. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ijambo riri ku mutima wanjye ni ijambo rikubwira ngo niki kiguteye ubwoba, mbese niki kigutakisha, niki gitumye wiheba kandi Kristo musinziranye, muraryamanye, Kristo ari hafi yawe. Haleluya. Iyi Imana iri bugufi bwawe, ntabwo yagiye kure. Nubwo uri kureba ukabona ntihari, ariko irahari. Imana itugirire neza. Muri icyo kibazo, muri iryo deni rya banki, Imana irahari. Ntabwo yagutaye, ntabwo kurara ujarajaza umutima, ntabwo kwiheba no kwiganyira byagira icyo bikungura, ahubwo tekereza ko Imana iri mu ruhande rwawe maze uyikomange. Haleluya. Bwira Yesu ngo kanguka, bwira Yesu ngo kanguka, mubwira kanguke mu kibazo cyawe, mubwira kwitabe mu bigerageza urimo. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo tuza. Bibiliya iratubwira ngo nimukomere kandi mushikame, ntimukuke umutima. Niki kibateye ubwoba? Kuko Yesu yaravuze ngo kwa data hari amazu menshi, ngiye ataha batubwiye. Bivuga ngo Imana ifite ibyo yaduteguriye kera, nta kabuza kandi tuzabibamo. Tuzaba muri gakondo, tuzaba muri heroboti yacu. Niho mpamvu iri jambo ry'Imana rikubwira ngo tuza. Wigira ubwoba. Haleluya. Wigira ubwoba, wicika intege, ambara imbaraga,
komera ku rugamba, komera ku gihome, bwira Yesu akubake ku rutare. Wimera nka wa muntu wubatse inzu ye ku musenyi, aho imvura igwa n'imigezi igatemba ikabitemba, ariko ubaka ku rutare. Umutima wawe ube ukomeye, ube wubatse ahantu umwana w'umuntu adashobora kugusenya, ube wubatse ahantu amagambo adashobora kugusenya. Reka mbabwire bene data, mureke dukomere kuri uyu mugabo Yesu. Ni umugabo w'intwari kandi ni umugabo w'umunyembaraga, nta kabuza azatsinda kandi n'ubundi azakomeza kutwiyereka. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ndabifuriza imbaraga z'Imana. Nukuri hari igihe kigeze cyagera, hari igihe ugeramo ukumva wifuje gupfa, hari igihe ugeramo ukumva ugeze mu gihe utakiri kubona ibyiringiro by'Imana, ariko iri jambo ni ijambo ry'ibyiringiro rikubwira ngo wigire ubwoba, tuza. Yesu ibintu byose biramwumvira. Yesu ubwo burwayi buramwumvira. Yesu urwo rugamba rwawe ruramwumvira. Yesu nta kintu n'iki na kimwe ananiwe, ahubwo ibintu byose arabireba kandi akabitegeka bigaceceka. Ndakwifuriza kugira ngo Kristo aturishe inyanja iri imbere yawe, kuko uyihagazemo umuraba ni mwinshi, umuraba uyirimo. Nawe ubwawe urabona ko ugiye gupfa, kandi ugiye gupfa uri kureba Kristo imbere yawe. Ariko humura, ndakubwira ngo amatwi yaracyumva kandi amaboko yaracyakora. Imana ntaho yagiye, iracyari ku ngoma kandi ntabwo yumva amabwire. Muririmbyi we yaravuze ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe. Aravuga ngo kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Bishatse kuvuga iki? Imisozi iba myinshi ariko igahimwa na Kristo. Hari umusozi w'ubugumba, haleluya, hari umusozi w'ubukene, hari umusozi w'ubushomeri, hari umusozi wo kwambara ubusa, hari umusozi w'ubukode, hari umusozi w'amabanke, hari imisozi yaruburaga hirya, yareba hakurya akabona ni umusozi w'ibigeragezo, yareba ahandi akabona ni imisozi gusa, yareba hirya akabona diyabete ni yose, yagaruka inyuma agasanga abana ku mashuri biranze, ariko aravuga ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe. Haleluya. Ariko yuzura umwuka aravuga ngo kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Uyu mwami w'abami waremye ijuru n'isi niho imbaraga ze zituruka, niho gutabarwa kwacu guturuka. Nimukomere kandi mwambara imbaraga, mukomere ku gihome. Ndababwira ngo nimwige gukora, igihe cyo gukora kigihari. Nimwige gukorera Imana. Haleluya. Kuko buri muntu wese azatabarwa n'ibyo yakoze, azaherekezwa n'imirimo yakoreye Imana. Mureke mbabwire, igihe Imana ikigutije ubuzima, Bibiliya iratubwira ngo iki Imana yagusigarije ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Niba ubona rero wararokotse ukaba ugihagaze waracitse ku icumu rya Satani, ubwo dayimoni yarakwishe ariko Imana ikaguha ubuzima, ubwo impanuka yari ije ariko ukayirebesha amaso ariko Imana igakinga akaboko, nta kindi kintu Imana yagusigarije kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kwari ukugira ngo ukore imirimo myiza, kwari ukugira ngo ukiranuke. Ntabwo Imana yagusigarije gusambana, ntabwo Imana yagusigarije kujya mu byaha, Imana yagusigarije kugira ngo ukiranuke. Kurura ineza y'Imana, urebe imirimo y'Imana, uvuge ngo Mana wowe wandengeye ukandokora, n'ubu mwami ukaba ugihagaze ku ruhande rwanjye, nkaba nyifite amaboko abiri, nkaba nyigenda bikemera. Mana ukaba ugihagaze ku ruhande rwanjye, imisozi ikaba ikiri myinshi ku buzima bwanjye, ariko ndakwinginze nzi ko uzaturisha imiraba n'inyanja bigatuza. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Iri jambo riganze cyane kuri wowe, kandi iri jambo riguhembura umutima. Bwira umutima wawe ngo umutima wanjye shira ubwoba, kuko Kristo turi kumwe mu kibazo. Nta kintu na kimwe cyankanga, nta mwanzi wese wankanga. Sinzigera ngira ubwoba, sinzigera ncika intege, ahubwo Imana kuko yavuganye natwe n'ubundi gukora izakora. Imana ishimwe kandi Imana idutabare. Mwabantu mwe, hari igihe tujya twiga amashuri y'Imana tukareba Imana mu bibazo, tukareba Imana mu bigeragezo, byaba bibabaje cyane kuba waba waravutse Imana ikakugirira neza ikaguha ubuzima, ariko kugeza kuri iyi saha ukaba nta muntu n'umwe wari wagirira neza, cyangwa se nta muntu wari wafasha. Mu butunzi Imana yaguhaye warihiramo umwana akiga, mu butunzi Imana yaguhaye wafashe umupfakazi, wafashe umukene, wafashe imfubyi, kuko Bibiliya yo yaratubwiye ngo uhaye umukene abagurije Uwiteka. Kandi uyu muririmbyi waravuga ngo mwami Imana, mwami Imana, ubwo uzaza uzatabara abawe. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ni ukuri mu gihe cyose uhagaze mushima Imana. Njya mbwira Imana ngo Mana ndagushima, ujye uhora mu mutima ushima, kuko reka nkubwire ubuzima urimo hari abantu bifuza kumera nkawe. Nubwo wireba ukabona uri insuzugurwa, ariko hari umuntu uvuga ati runaka yarahiriwe, uwama nkamera nkawe. Nyamara ibibazo wikore n'ibigeragezo ufite uwabimwikoreza ntiyabishobora, ariko ubwira Imana ngo uko biri kose ndagushimye. Ukomeze ushima Imana, ukomeze uyihimbaza, nta kabuza Imana izakugirira neza. Hari igihe kimwe nari mbabaye,
ndi mu mubabaro, ndi mu gahinda, numva nihebye, numva nabuze epfo na ruguru, mureke mbabwire, haleluya, tujya tubona Imana. Ubundi njya mvuga ngo iyi Imana itari yagushyira mu mafaranga cyane ntabwo washobora kuyakiranukamo. Iyi Imana itaragutabara mbese wakiranuka kuko Imana yakurengeye. Imana iguha ijambo kandi Imana iguha igihanga mu izina rya Yesu. Dawidi we maze gucyura igihanga cya Goliyati agifite aririmba insinzi, nawe Imana iguhe ubutsinzi mu izina rya Yesu. Muri iyo ntambara ntugume ngo uheranwe n'ako gahinda cyangwa umutima wawe uhere hasi, ahubwo ambara imbaraga uhaguruke uhamye Imana mu izina rya Yesu, kuko ntacyo tuzireguza. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ndibuka igihe kimwe nari maze iminsi Imana ndi gusenga amasengesho, hanyuma muri ayo masengesho nari nyarangije. Hari igihe dusenga amasengesho tugafata n'ayandi y'agahato. Amasengesho nyarangije nza kubura ikintu niyakiriza, ariko Imana yari yambwiye ngo ndashaka kubanza kukwigisha kugira ngo tubone amashimwe. Imana igitwigisha. Noneho ya masengesho nyarangije, umukire umwe barampamagaye arambwira ati umva rwose mukozi w'Imana ni karame, dufata taxi vatire uze wirukanka nkubwire ati ubu ngubu rwose ibibazo birakomeye, ngwino wiruka. Se ubaye iki? Ati nyarutsa. Burya Imana igibanze kanatwereka kugira ngo itwereke kuko uko biri kose twebwe ibintu byose biberaho kutwigisha. Hanyuma ndavuga nti rero Mana, ntabwo natega ivatire ntagerayo akanga no kuyishyura cyangwa akagira ngo ndanamusabirije. Ngenda n'amaguru kandi nari maze iminsi nk'itanu ntarya, ndi mu masengesho nyarangije mbambuza ikintu niyakiriza. Inzara yanyishe, numva inda yafatanye n'umugongo, igifu kimereye nabi. Ngenda n'amaguru, arampamagara ndi mu nzira ati ko watinze, ntireka nurire moto. Nurira moto ndagenda ngezeyo, arangije nsanga afite amarira yamurenze. Burya Imana igitugirira neza. Aranzungurutsa inzu yose arambwira ati ikigeragezo mfite urakizi nti ngira ngo ni n'urugamba rukomeye. Arangije arambwira ati ikintu cya mbere kindemereye ngira ngo usengere nti, ati ndagira ngo nsengere nabuze Apeti. Ye baba Yesu we, shato bista kita enemora draya. Ati nabuze Apeti, anjyana mu mafirigo arafungura. Ati wabonye inkoko zirahari, imbuto zirahari, tokeremora salabista waikita enema. Arantembereza mu bikona akajya ambwira tumva ati dora ya namaji. Ati ariko ndagenda nyonga, ati narumye, ati kurya byarananiye mwene data, ati ndagira ngo nsabira Apeti. Yewe Yesu we, nahise numva abaye nk'umuntu ngutura umugongo. Kandi ubwo ari kumbwira ati nabuze Apeti, nta narebye ukuntu iminwa yumye, nta narebye ukuntu no kuvuga mwami Yesu kuzamura umwuka, numvaga umwuka utari kuzamuka. Hari abantu bafite ibintu ariko Imana izabaza byinshi. Ugira ngo asari no kumbwira ati senga nabuze Apeti, anansukiye no kuri iyo nshyushyu nanjye ngo nyigotomere byibuze mbona umwuka umusengera. Imana igitwigisha. Noneho naricaye mbwira Imana, ndamuza nti nta kindi kibazo ufite? Arambwira ati nta kindi kibazo. Atuba abana banjye bamereye nabi, bari i Burayi ariko bahora bahangayitse kubera ntarya. Ndavuga ni Imana, ndagushimye ko ngewe mfite Apeti ariko ibiryo nabibuze, ariko ufite ibiryo nawe Apeti yayibuze. Nzamurira Imana icyubahiro. Ndavuga ni Imana, naha naho uranyigishije. Ubwo narasenze, ndangije gusenga ndongera ndita igitsi nditahira, habe no kunyakira. Ngeze hirya mbona ukuboko kw'Imana, Imana insoreza amasengesho iranyakira. Ndangije ndapfukama mbwira Imana nti Imana, burya nubwo twe turira ngo turakennye, nubwo twe turira ngo turi mu bibazo, ariko hari ababifite wowe ukabona niwe kurya ukananirwa no gushima Imana. Reka mbabwire, nabonye Imana igenda n'amaguru, nabonye Imana n'umwana n'umwuka wera. Haleluya. Icyo kintu cyaranyigishije kuko Imana yacu igitwigisha, ikongera ikatwigisha, ikongera ikaduha ibihamya kugira ngo dukorere Imana tunezerewe tutiganyira. Kuko umuririmbyi aravuga ngo sazacogozwa n'inshamugongo. Nawe ibaze kugira ngo umuntu akubwire ngo wabuze Apeti kandi wowe uyifite wabibuze, kandi umusengere ni izindi mbaraga. Ariko Imana izatugirira neza. Umuririmbyi aravuze ngo izaduhembera aho idusanze. Umuririmbyi aravuga ngo Imana ntabwo izabura kudutabara nubwo uri ku musozi muremure, ariko ndakwinginze ngo Imana iturishe inyanja. Imana yaturishije inyanja y'inzara ku buzima bwanjye.
Imana yarakoze kuko nagiye ndebesha Imana yanjye amaso. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ariko ijambo nguzaniye iri jambo rikubwira ngo kangura Yesu, ongera wige gusenga, hamagara nawe, kangura Yesu mu kibazo cyawe, kangura Yesu nubwo asinziriye ariko ari kukumva, hamagara. Noneho hari uwakumva, hamagara. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko tutari twasenga Imana, ndakwifuriza kuvuga ngo ijambo ryatubwiye ngo hahirwa umuntu wese ugendera mu nzira z'Imana atunganye. Ndakwifuriza gutunganira Imana, ntihagire ikintu na kimwe kigucogoza. Nigeze kubwira abantu ngo twabayeho mu buzima tutisiga amavuta, tukisiga amamesa, tugafata itafari tukarihondagura ka gafu karyo tukakisiga nk'agapuderi, kandi tugahagarara tugahamya Imana. Nyamara hari uwisiga amavuta y'ibihumbi 100 kandi ibiheri bikaguma bikamwica. Ndakubwira ngo hamagara Imana, nta kindi kintu cyagutabara, nta kindi kintu cyagukiza, hamagara Imana. Nabonye Imana, Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza, Imana ihimbazwe. Ijambo ryatubwiye ngo tunganyire Imana ubudasiba, kandi Imana ntabwo igushaka mu byaha, Imana ntabwo igushaka mu kubeshya, Imana ntigushaka mu kuraguza. Njya mbabara cyane ugasanga dufite abakozi b'Imana bizeye Imana, ugasanga arasenga, yamara gusenga akirukira no mu bapfumu. Hari umuntu waje noneho arambwira ati nsengera, njya ngira umunsi, njya ngira igihe nkirirwa nakira abantu, nsengera abantu kuva mu gitondo gushyika nijoro, abantu mbakira dusenga Imana. Ariko ntungurwa cyane no kugira ngo umuntu yirirwe yiruka mu bahanuzi agira ngo yumve icyo Imana ivuga, ave no mu bahanuzi yongere yirirwe yiruka no mu bapfumu. Hanyuma ndamusengera, ndamubwira ni Imana imbwiye gutya, arambwira ngo ayiwe ngo n'umupfumu yari yarakimbwiye. Ndamureba ndavuga se uyu muntu w'umukristo uzi Imana wiruka mu bapfumu, akavuga ati ubwo umupfumu avuze ariko reka njye no kumva icyo umuhanuzi avuga. Oya Imana yabihaze, Imana hari ibintu yarambiwe. Imana iri kukubwira ngo turize Imana, uyishakane umwete, uyihamagare, nta kabuza izagutabara. Hari igihe izo mbaraga zabo zinanirwa, ariko imbaraga z'Imana ntabwo zijya zinanirwa, nta nubwo zijya zicogora. Ndakwinginze ngera wambara imbaraga usenge. Ndagushishikariza gukizwa mwene data, ndagushishikariza kuva mu byaha mama, ndagushishikariza kuva mu byaha mushiki wanjye, ndagushishikariza kuva mu byaha muvandimwe, imbaraga z'Imana zikakubaho. Ndakwifuriza Kristo kuko akagakiza kararyoshye. Iyo naza kugira Kristo n'ibigeragezo naciyemo nari gusara nkiruka, ariko Kristo aragukansoringa akaguha umwuka wera, wajya gutekereza ibibazo ukumva amavuta y'Imana aramanutse, tugahanurira ku bibazo. Ejo bundi noneho umuntu aherutse kumbwira, arambwira ati ariko se bakoze b'Imana waransengeye ideni Imana iraryishyura, uransengera Imana ingirira neza, uransengera usengera abandi ibitangaza bigakoreka. Kubera icyo abakozi b'Imana ari mwe muhora hasi, mutajya muzamuka ngo Imana ibagirire neza tubone n'imirimo y'Imana. Ndababwira ni buri impamvu abakozi b'Imana batazamuka, Imana iba yatugeze ibyigisho kuri mwe, mwebwe mukazamuka ariko mukareba ko hari n'abandi batarazamuka, kugira ngo mufate izamu namwe ubwanyu mwige gusenga, musenge Imana. Haleluya, Imana itugirire neza. Harongera ati rero wirirwa uririra ibyifuzo by'abantu ukiyiriza ntugire umwana wo kwikunda. Hambwa ati banza wikunde wowe ubwawe wisengere. Ndabwira ni hoya ntabwo nabishobora. Imana irabizi ko mbikeneye, Imana irabizi ko ibyo yambwiye no kubikora izabikora. Ariko ikintu cya mbere cyihutirwa, Bibiliya tubwira ngo nimusengere abandi, nimumara kubingingira mukikorera imitwaro yabo, Imana niza kubatabara namwe ntizabasiga. Yesu atugire neza kandi Imana iduhana umugisha. Reka nsoze dusenga. Nimero yanjye ni 0782 42 22 35. Wamamagara tugasenga Imana. Ntabwo ari njye ukora, ariko Kristo nizera arashoboye. Ntabwo ngiye njya mvuga ngo ndabarambika ibiganza bishyushye ngo ndakiza ngo ndagirane. Oya, Yesu uri mu ijuru kuko niwe ushoboye byose. Twebwe turahanura ariko Imana igasohoza. Twavuga ibyo Imana itubwiye, ariko Imana nayo
niyo nyiri igitangaza, twe ntabwo turi ibitangaza. Imana itugirire neza. Ni 0788422235 wamamagara tugasenga Imana. Urwaye, ufite icyifuzo runaka, ubabaye se, cyangwa se ukurikiye iki kiganiro kikaba hari aho kigukuye ari naho kikugejeje, wamamagara tugafatanya ijambo ryo gushima Imana, tugakomeza tugasenga. Ukeneye ubujyanama nta kibazo, ndahari. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Uri data wa twese mwiza, uri Imana nyamana, ijambo ryawe rirera kandi rirakiranuka. Ariko iri jambo riratubwiye mwami ngo uri Imana iturisha umuraba mu nyanja, umuraba ugatuza ndetse ukakumvira. Turahamagara imbaraga zawe kugira ngo zigire ibintu ziturisha kuri buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro. Rabini stakuwa shatobista enema tokere mora zodra ifoze kidevo enema shato enegide. Mu izina rya Yesu rifite ubushobozi n'ubutware, turakwinginze ngo gira ibintu turisha. Turisha uburwayi buremera, turisha ibyaha biremera, kora imirimo n'ibitangaza. Buri muntu wese ahagaze mu nyanja, kandi iyo nyanja irimo umuraba, yagize ubwoba. Ariko ijambo riratubwiye ngo ntitugire ubwoba, ahubwo tukwizere kuko uzategeka ibintu byose bikemera. Ngaho tegeka ubuzima mu izina rya Yesu, tegeka umugisha ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Turakwinginze mwami Imana, ibyabatera ubwoba bitera ubwoba, ibyabanamura binamure, ibyabaca intege bica intege. Ubambika inkomezi z'Imana, zimwabera abarwanisha, buzuza umwuka wera mu ntambara, bahereze kugukangura. Kandi tumenye neza kuri kumva, uri hafi yacu mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Abagabo batabare, abasore batabare, ababyeyi batabare, abana b'abakobwa batabare, umucyo wawe ubavire mu izina rya Yesu, bave mu mwijima. Urakoze ko hari ibyo utegetse, urakoze ko hari ibyo ucecekesheje, tubisabye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen.